intego rero ni ugukomeza guhagarara mu byo wagize gute, mu byo watangije, wicika intege, wibivamo, abo uri kumwe nabo bazabivamo. Nakubwiye ko viziyo ni y'umuntu, si y'abantu. Viziyo y'icyo ushaka kuba cyo ni yawe, si y'abantu. Ikaze mwese mukurikira Rev Prophet Ernest Nyirindekwe, cyangwa se mwese mukurikira amateraniro n'ibiganiro binyura hano. Turabashimiye cyane ko mubana natwe umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha. Tumaze iminsi tuvuga ku masoko 12 y'umugisha. Tumaze kuvuga amasoko 7. Uyu munsi tubuze kuvuga isoko ya 8. Reka mbanyuriremo ayo masoko 7 ko tutatangiranye, kugira ngo usubire mu biganiro byashize ubirebe cyangwa se uyakurikire. Isoko ya mbere yari isoko yo kwizera Imana cyangwa se kwizera Yesu. Isoko ya kabiri ni isoko yo kumvira Imana. Isoko ya gatatu ni isoko yo kuvuga ku munyamugisha. Isoko ya kane ni isoko yo kumenya icyo ushaka. Iya gatanu ni umugisha w'umubyeyi cyangwa se uturuka ku mubyeyi. Iya gatandatu ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Iya karindwi ari nayo duheruka ni ugushyira mu bikorwa ibyo ushaka kuba byo. Ni igihembo. Uri umunyeshuri mwiza ukaba ya abantu, ariko ngewe kunyasoma ngende umvagira ngo yarangiye pastor. Ubu nyuma yo hari ibindi bintu uri buze kurenzaho. Reka nkwakire n'isengesho dusenge dutangira. Imana ibamugisha. Uri agakiza kacu nyiribihe, turagushimiye turaguhimbaje kongeye kutwemera guhagarara cyangwa se kwicara imbere y'ino kamera kugira ngo tubashe kugira icyo tubasha kuvuga. Reka umwuka wera amanuka tuyobore, kandi abantu bose bari bumve iki kiganiro gihindura ubuzima bwabo. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Pastor, ntabwo nshaka kuza gutinza abantu cyane. Nabonye bino bintu babikunda kubi. Barabikunze cyane, izingisho barazikunze. Imana ibamugisha cyane. Nabonye hari n'abantu bagenda bazisangiza abandi. Imana ibamugisha cyane babikora, ariko nawe utabikora uyu munsi utangire ubikore. Pastor, isoko ya 8 ni iyihe? Isoko ya 8 ni uguhagarara mu byo watangiye. Ntiwavuze ko zari zarangiye? Yewe ngiye numvaga umuntu yamaze gushyira mu bikorwa. Icyo guhagarara ntago numvaga ko gihari. Abashyira mu bikorwa bose siko bahagarara mu byo bashyize mu bikorwa. Sinako biramba. Wapi? None se n'abantu bavuga ngo bazashaka bagashaka nyuma y'amezi 2 ugasanga bahise guhagarara mu byo watangiye. Soko numva imenaguye tutarayijyamo. Guhagarara mu byo watangiye. Guhagarara mu byo watangiye. Kubera ko dufite umwanya muto, turagenda tubabwira ingero z'abantu bo muri Bibiliya. Baraza kugenda babireba, ntabwo no mose turi busome kugira ngo twihute. Yego. Umudamu witwa Orpa yari umupfakazi, yari kumwe n'uwitwa Rusi. Bari kumwe n'umupfakazi witwa Naomi. Urabyibuka? Iyo nkuru banayibuke, twigeze no kuyisoma. Twayisomye, bigaragara mu gitabo cya Rusi, musome igice cya mbere mukomeze. Sibyo? Noneho arangije nyirabukwe arababwira ati, bakobwa banjye murabona narenze urucyuriro. Pe nimwisubirireyo ngo aravuga ati mureke mbasome mwisubirira. Bagati oya. Rusi aravuga ngo yingingira kugusiga. Aho uzarara niho nzarara. Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa. Niyagira ikinandukanya nawe, Imana izaba imore ndetse bikabije. Orpa birebye aravuga ati reka nabitangiye ariko mbivuyemo. Ahita amusoma yisubire, yabona iyo mibabaro atayihanganira. Ariko byarangiye Rusi abaye igikomangoma, abaye umugore wa Bowazi. Sibyo? Rero umugabo witwa Yobu uramubona. Yobu yarababwiye ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, yapfushije abana 10 umunsi umwe. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, apfusha abana 10 umunsi umwe. Wibuka ko Imana yari yamutanzeho nk'umukandida w'umukiranutsi. Yabaje Satani ngo Satani uvuye ngo mvuye mu isi kuzerera. Wababonye umugaragu wanjye Yobu? Aravuga ati reka kubahe. Wamuhaye ibintu n'ubutunzi. N'icyo utamuhaye. Bishize yakwihakana. Ariko Yobu yari yaratangije umushinga witwa kugira gute? Gukiranuka. Arangije Imana avuga ngo byose ndabiguhaye, ariko icyo mwimye ni kimwe, n'ubugingo bwe. Yishe abana 10 umunsi umwe.
yo baravuga ngo Uwiteka ni wabamaye none ni ubishubije izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Imitungo yitwara umunsi umwe. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ateza uburwayi kuva mu gitwariro akageza mu bworo bw'ikirenge. Yo baravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, naho napfa sinzikuraho kubinyanga. Ahagarara muri kwa gukiranuka. Nuko nyine babyita guhagarara mu cyo wagize gute, mu cyo watangije. Umuririmbyi yaravuze ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ngo nta igihugu cyose cyaseka nzabihagararamo. Noneho barangije batangira kuzana urupfu imbere we. Urupfu baravuga ati dore harimo n'urupfu. Aravuga ngo ikintu kizanera umunezero, ngo nubwo nzaba numiwe ngiye kugira gute, ngiye gupfa, ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, ngo n'abarutse ngeze mu ijuru. Rero icyo ashatse kubwira, iyi soko irakomeye. Gushyira mu bikorwa ibyo watekereje ni kimwe, ariko no kubihagararamo ni ikindi. Ibi kubihagararamo rero harimo ingingo zigera muri 17, ariko reka mvuga ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere ni ukwihangana, kuko umuntu ahura n'ibimugerageza. Yakobo igice cya 2:12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ubyumvise, kwihanganira ibikugerageza. Iyo umuntu ahagaze mu byo yatangije, inshuro nyinshi ahura n'ibigeragezo byinshi. Ahura n'abamubwira ngo ariko wipashe muremure, nubwo wabitangiye ntuzabishobora, iyi business iratangiye, akakuzanira abantu bagize kugira ngo nawe unanirwe. Benshi rero barananirwa bakajya gutangira ibindi bitajyanye n'ibyo batekereje. Ngira ngo urabizi, hari n'abarambika ngo iki, nta muntu murahura akubwira tubu nakoze umushinga ngiye kwiga, mugahurira ndetse yaniyandikishe muri Iraq. Ati ubundi ubu tuvugana natangiye, wamuhamagara ati akahita kwaka message ndi mu ishuri. Hashira iminsi ngaho agahura n'ibimugerageza, ariko urabizi ati aya ibi si ibyanjye, reka mbanze njye gushaka amafaranga nzaba ngaruka. Ibi ntabwo bizi. Dufite abantu mu buzima bwabo bahora batangira kubera kunanizwa. Iminsi irabananiza, atari kwa kugerageza. Twavuze kwa kugerageza ibintu byinshi bitandukanye, babyumvira bitandukanye. Ntabwo kugerageza bivuze ngo rekura. Oya, urakomeza, ufite intego. Yego, ni intego. Ni ukuvuga ngo kugerageza mu mabizinesi. Uyu munsi ushobora kuba urimo ucuruza imodoka, ejo ugasanga urimo uracuruza ibibanza cyane. Nyuma y'ibibanza ejo ugasanga urimo uracuruza amazu. Urimo uragerageza ariko nurimo vayo. None aho kugira ngo urwane usubira inyuma, afazari gwa ugeze. Abantu benshi cyane bagwa basubira inyuma, ariko nibagwa aho bageze, gwa maho aho ugeze, gujya imbere wigujya inyuma. Uracyo icyo kintu, gwaho ngaho ugeze, aho ngaho uryama umutwe ureba imbere aho kugira ngo uryame macuri. Guhagarara mu byo watangije. Dawidi urugamba rwaramukomeranye, yanga no kwica Sawuli kuko yari yariyemeje, aravuga ngo jye sinzaramburira ukuboko umuntu Uwiteka yimikishije amavuta. Yararwanye kurinda ageze ku munota wa nyuma, paka agera ku rwego ahunga Sawuli kandi atamurusha imbaraga. Aremera burya Sawuli yapfuye, Dawidi ari mu gihugu cy'Abafilisitiya. Yarahunze ariko umutima we kivuga ati oya, gukiranuka kwanjye ndagukomeje kuhasizwe. Nibyanengeye Dawidi abaye umwami cyane. Sibyo? Benshi rero baratangira uyu munsi ugasanga ni sheri na shushu. Ejo yagera mu rugo amaze gushaka, kahita avuga ati se no kugushaka bimera no kwihangana bamwe bikabananira. Byamara kubananira ati ubone se ninjye usenye ngenyine. Wifatira urugero kuba byananiye. Fatira urugero kuba bihagazemo bigakomera. Kubera iki abantu ujya kwihuza nabo ari abantu byanze? Ntabwo bizi se? Yego. Yati usekana kandi amurusha amafaranga, sekana kandi ndamurusha amashuri, ndamurusha wese ko yasenye. Bana nagende nanjye tu. Zakomeza nanjye mbeho muri buriya buzima. Nari mbayeho na kare ko. Na mbere wose nari mbayeho sha. Singiye kwi stress. Kandi
wasanga n'ikintu kigiye kugusenyera ni ikintu. ni akantu gatoya. Hari abasenyerwa n'ibintu binini, sibyo? Ariko noneho hari n'abantu basenyerwa n'utuntu duto. Ngo ni iki? Umugore ambwire ngo musabe imbabazi ige, wayake sinigeze pfukamira abantu ba aya yarabizi jewe na kera kose baranyubaga, ariko wabaye umugabo ari icyicaro wavuyemo. Kandi ndagira ngo nkubwire, iyo wamaze kuba umugore w'umugabo ntabwo uba ucyongeye kwitwa iki. Icyo gihe uhita wabwa izina iyo mutandukanye. Witwa iki? Witwa umudivorce. Byanga bikunda n'urwana usubira inyuma. Ntabwo gusubira inyuma uri busubira n'icyubahiro wahoranye inyuma utarajya muri bya bindi, ahubwo urasubira nayo uritwa irindi zina cyane cyane, sibyo? Uritwa irindi zina. Uyu munsi niba witwaga umukozi ugasubira inyuma uritwa umushomeri. Gerageza ibintu watangije ukomeze ubihagararemo, urwane nabyo. Ikindi, indi ngingo, iyo ukirwana nabyo inshuti zikuvaho iyo bitarafata. Kandi hari n'imvugo ivuga ngo nyine abantu baza aho biri, baza aho bikunda, baza aho bimeze neza. Iyo byabaye bibi nyine cyane. Iyo ubihagazemo bitari byafata wabitangije, kuko abantu bose iyo batangira ntabwo ibintu babitangira bihita biguruka, biba binini, ntabwo bihita biba binini. nta n'isura biba bifite. Bamwe n'inshuti wari ufite zikuvaho, ati ntabwo azabishobora, tibiriya bintu dore ukuntu atangiye tipo. Ariko baravuga ngo uwigaruta uwanga, sibyo? Rero we yatangije uko biri, yatangiriye ahangaha, arimo arabigerageza. Atereka reka ati buriya ntabwo azabishobora, ati buretse gato, tumuhaye iminsi, ati mumwihoreye nagenda arwane nabyo. Icyo gihe ko bitari byafatika, abantu bazaba bagiye. Izo mpinduka rero uri bwakira ugitangiza bya bintu nizikubuze guhagarara mu cyo watangiye. Izo mpinduka uri bubone, uraza kubona impinduka nyinshi. Uraza kubona abantu benshi bakuvuyeho, uraza kubona abantu benshi bacecetse, uraza kubona none ibikorwa uri bukorera aho hantu muri ibi bintu watangije no komeza kubihagararamo, nugera ku butsinzi bose bazizana. Ukira ni iki kiri gutuma uyu muntu yihangana nubwo n'ubundi biri buze gushamikira kuri ya masoko, ariko nta kibazo? Ni iki kiri gutuma uyu muntu yihangana avuga ati nubwo banca intege, nubwo ariko ntabwo nzicika, ndabihagararamo? Ni iki gituma bamwe babihagararamo abandi ntabihagararemo? Icya mbere ni ukumenya icyo ashaka. Icya kabiri ni ukuba ataratunguwe n'ibyo binatangiye, kuba ibintu agiye gutangira ariko yarabiteguye ntagatungwa. Benshi rero bafatirwa imyanzuro kuko n'ubundi ntibigeze bayifatira bajya kubitangiza, ni ibyemezo bafatiwe n'abantu. Nese ubu ngubu uzaba uri umuseribateri mu gitondo ubyuka usange bakuzaniye umugore, uyu niwe twashimye shaka, ejo saa n'isaha wabivamo. Ariko nuba warabyitekereje ukifatira icyemezo kivuye mu mutima wawe. Nese impamvu tugumye kuri Yesu so ko ari icyemezo twafashe kituvuye mu mutima, siyo mpamvu tutavayo. Wari wabona umuntu ufatira icyemezo umuntu cyo kwakira Yesu? Ni icyemezo umuntu yifatira mu mutima we, ukakira iyo soko y'umugisha. Rero iyo bigutunguye utarabitekereje, niyo abantu bagukomanze bakakubwira ngo bivemo, niyo bakuvuyeho nawe ucika intege ukabakurikira kuko ntabwo uzi icyo ushaka. Urugero, uribuka Elisha ajya kurekura ibimasa akabitemagura agakurikira Eliya, yari yamaze kumaramaza. Ubundi umuntu wamaze kumaramaza ntasubira inyuma, kuko ni ibintu yari yatekerejeho. Shebuja aramubwira ngo sigara hano Uwiteka antumye i Beteli, avuga ngo sisigara. Ageze imbere aramubwira ati none gumanga, aravuga ati sisigara. Ageze hirya ahura n'intambara zikomeye cyane, abana b'abahanuzi baramubwira ngo shobuja agiye kugukurwa, aravuga ati ndabizi ariko ni mu ceceke, yabitekereje. Ageze hirya hafi ya Yorodani bamwereka Yorodani, shebuja aravuga ati ko ngiye kwambuka uragira uteti oya, abwira abana b'abahanuzi ngo mu ceceke, arambuka agera hakurya. Shebuja amubajije ijambo aramubaza ati se mbwira icyo ngukorera naratandukanwa nawe. Aramubwira ngo ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Ambwira ngo sabye ikiruhije ariko biragusaba kure. Aravuga ati ibyo byose by'umbwiriza, we birakuruhije ariko njye n'ibinduhije kuko nabitekereje mbere yuko ubimbwira.
kuko icyo ngusaba ndabizi ko ntacyo ufite, ariko ndagiheshwa nuko nagutumbiriye, ndagiheshwa n'ikikurimo, kuko ni wowe nzira. Urumva? Niyamutumbira ibitaka bikamukubita mu maso ntarekure. Ibintu ugiye gukora niba wabitekereje ntabwo uzarekura, ariko niba ari imyanzuro bagufatiye uzabirekura. Banza utekereze ikintu ugiye gukora neza, ntugikore baguforoshesha, ahubwo ube waragitekereje mbere y'uko ugitangira. Sinzi niba ngushubije. Ntibigutungure, ubitegure. Bitegure. Kabiri, umenye icyo ushaka. Menye icyo ushaka, utegure ibyo uzakora, ntutungurwe. Pastor, uyu munsi twasezeranye ko tubuze gukora ikiganiro kigufi, ariko mbere y'uko mbaza ikindi kibazo, reka mbanze nkubaze kino kibazo kibaza ngo iyi soko ya 8 cyangwa se guhagarara mu byo watangiye, mu masoko 7 tumaze gusoma cyangwa se mu masoko 7 tumaze kwiga, iyo ifite uhe mwihariko? Turamuze turimo kujanisha, yaba ifite uruhare rungana iki kugira ngo umuntu abe ubuzima bwiza, ubuzima buri successful, ubuzima bw'umugisha? Ifite uruhare rungana iki mu zindi? Aho niho ruzingiye, niho umugisha uri. Twakize mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa, urugero, mu bitekerezo ufite harimo inganda. Uzangira inganda zaje. Twavuze gushyira mu bikorwa ibyo watekereje, ugatangirisha icyo ufite. Urugero ni ubucuruzi ubwo tugiyemo. Ufite gahunda yo kuzatangiza uruganda rwaje. None utangiye ucuruza ji 2. Kandi urimo urabwira abantu ko uzagira iki? Uruganda. Uzagira uruganda. Nutangiye nubwira abantu uruganda urimo ucuruza ikarita 2 zaje, bazaguseka. Zavuga ati umusazi. Bazaba kuvuga ati afite ikibazo cyo mu mutwe. Kuko wowe amaso y'ibitekerezo arabibona, kuko wagize ibitekerezo bingana naho ujye utari wahagera. Wowe rero kuko uko umuntu atekereza ni kari, Imigani 23:7. Kandi wowe ibitekerezo byo wamaze kubyohereza mu ruganda. Icyo gihe rero niba guca intege kuri za karita 2 zaje, ntuzaba ukigeze kuri za nganda. Icyo gihe rero gukomeza guhagarara mu byo watangije. Ejo zizabe 3, ejo zibe 4, ejo zibe 5. None ugere ku rwego noneho utakira abantu batangira kuza kurangura iwawe. Uko ugenda wegera abanyenganda uragira ku rwego utakirangurira kuri botike. Utangira urangurire mu nganda, ubwo watangiye gutangira kwihuza n'iki? N'aba bantu na bya birero ushaka kubabya. Nibwo utangira guhura noneho uko ugenda urangura ibintu byinshi kuri urwo ruganda, bizarangira none utagihura n'abakozi b'uruganda. Kuko wabaye nawe umushoramari. Uzatangira uhure nande? Uzatangira uhure na nyir'uruganda. Nyir'uruganda rero harimo rya hame rivuga ngo kwihuza n'abagutanze aho ushaka kujya, aho ugana. Aho rero nimuhura azaguha amakuru, azakubwira uko inganda zitangira, kuko uzamwegera n'umurwanye umubaze ngo nko kugira ngo ugere aha. Azakubwira risike zirimo. Azakubwira risike zirimo, akubwira ibyo uzirinda. Ariko kugira ngo bigereho nuko tumwe duto watangije utemera kutuvamo. Yego. Sinzi niba ashubije. Urasubije. Aho rero niho umugisha uri. Guhagarara muri cya kindi watangiye. Inshuti yanjye, yaba mu mugisha wo kwizera Imana ukabihagararamo, mu kumvira Imana ukabihagararamo, mu kuvuga ku munyamugisha ibyo byo nta nisano ry'amaraso ryo ntinahinduka, ukabihagararamo byose tukabihagararamo. Ujya kugira ino titire ya doctor, nabo mwatangiranye bageze benshi babivuyemo cyane, bakaniga primaire yakora icya leta yabona ageze teto. Oya no muri kaminuza bamwe babivamo. Rero nuko wakomeje kubyihanganira kuko wari uzi icyo ushaka, sibyo? Ariko bakakanya barabikubahira. Rero nuko udacika intege, uremerwa komeza ukarwana, kuko ni wowe uzi icyo ushaka, abo uri kumwe nabo barimo baragendera ku byo watekereje. Intego rero ni ugukomeza guhagarara mu byo wagize gute, mu byo watangije. Wicika intege, wibivamo, abo uri kumwe nabo bazabivamo. Nakubwiye ko viziyo ni y'umuntu si y'abantu. Viziyo y'icyo ushaka kuba cyo ni yawe si y'abantu. Yesu yaciwe intege, yagombaga kurekura umusaraba,
ariko Yesu yari azi icyo ashaka, yari afite viziyo yo gucunga. aremera arwana nabyo, bamukubita icumu ryo mu rubavu arihangana arashinyiriza, bamwambika ikawa ry'amahoro aremera arashinyiriza, bamukuramo umwambaro bamwambika akabindi aremera arashinyiriza, yemera no kujya ku musaraba, yemera no gupfa, ku munsi wa gatatu arazuka, ubu isi yose iravuga ngo ni umwami. Yahagaze mu byo yagize gute, yatangiye amanuka ava mu ijuru, yari azi ikimumanuye. Ubu niwe soko y'umugisha. kuko umunsi bamugambana ari kuvuga ati ibintu bari no kungambana reka nisubirire iwacu. Ntabwo usa ageze ku gashyamba k'Igetsemani munsi y'umusozi wa Elayono. Wa munsi avuga ati igikombe kindenge. Nawe yaracitse intege. Mutima urakunze ariko umubiri ugize intege. Ariko bako ijambo yavuze ngo data bibe uko ushaka, bibe nkuko natangiye. Ariko jye nibibe ko uko nshaka, nibibe uko ushaka, bibe wowe uko ushaka, kuko byatangiriye mu bushake bwa se. None se wari iryo soko se wari warikiza ku se wari waritanze usoma ibyahishuwe ngo igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, ngo habura uwo mu ijuru n'uwo mu isi n'uw'ikuzimu, igice cya 5 cy'ibyahishuwe. Nuko mbona yego iyo ni gahunda yari yatangijwe n'Imana. Aravuga ngo bibe kuko we yari azi ubushake bwa se. Yego, ngo bibe uko ushaka. Yari afite n'ushobora kuvuga ngo ndarambiwe binkize nigarukire cyane, ntagume mu byo yatangiye. Umwana wayo ari icyo yari yarigeze akora, kandi icyo nticyari kuba ari icyaha. yari yambaye umubiri ariko yari kuba atsinzwe, kuko yari kuba atagumye. yaduhaye urugero rwo gutsinda. Abaheburayo 2:18, kuko yababajwe ubwo akanageragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose. Pawulo yavuze ngo ubwo dukorana nayo, ubu dukorana n'uwatsinze, kuko turi muri gospel. Pastor, tugana ku musozo, ni iki kintu ukora wacitse intege? Kuko tubonye ko no dufata urugero rwacu, naho twizeye byagize yacika intege. Tugarutse muri aya masoko y'imigisha, tugarutse no mu buzima busanzwe, na nyuma y'urusengero, nyuma y'uko umuntu asohotse agiye mu buzima busanzwe, ni iki gikwiye gukomeza umuntu ucitse intege kuri cya kintu ashaka kugeraho? Icya mbere ni ukwibuka ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe, kuko nta muntu uriho utarabona imirimo y'Imana akahita avuga ngo iyanyijije cyagiye n'uyu munsi basha konyeza. Niwo Zaburi ya 33:6 bavuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Icya kabiri ni ugusenga. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yakobo, mu rwandiko rwa Yakobo igice cyaho cya 5:13, aravuga ngo mbese muri mwe harimo ubabaye nasenge, hari uwishimye naririmbira Imana, mbese muri mwe harimo urwaye, aho ni 14, atumire natumira abakuru b'itorero bamusengere bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Amen. Rero ayo ni amabanga umuntu akoresha mu gihe acitse intege. Urabanza ukibuka imirimo y'Imana, ukavuga ngo ari iki kibazo ndimo n'icyashize, igikomeye ni iki. Ukavuga ngo imbaraga za kiriya gihe. Niba uhita usoma Abaheburayo 13:8, aravuga ngo Yesu Kristo ko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi nikazahora. Ukavuga ngo yabanye nanjye cya gihe, izabana nanjye no muri uru rugamba ngezemo, ubundi ukayitegereza ku munota wa nyuma. Amen. Pastor, Imana umugisha. Urakoze nawe. Ikiganiro ngisoreje hano, niba kibaye kigufi ubwo abantu baradukurikiye bari baryohewe, wumve ko nanjye nari naryohewe. Ariko isoko y'uyu munsi, isoko ya munani, ni hano tuyisoreje. N'andi masoko nitwifuza kazajya maremare cyane, mujye mubikurikira mu birangize, bisangiza abandi. Pastor, reka dusoreze hano. Imana igumugisha, twasuza n'isengesho. Uragakiza kacu nyiribihe, urubuhungiro bwacu, ndasengera umuntu wese wumvise ino soko ya munani imukure ku rwego yarari, mujyane ku rundi rwego, yakira ubuntu buturuka kuri wowe, yakira icyubahiro gituruka kuri wowe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.